niba ari mu kintu cyatunguye isi ni ukubona hari filime imwe yahuriyemo n'abastari batandukanye, harimo uyu nka Ajay Devgn, Akshay Kumar, Ranveer Singh, Deepika Padukone, Tiger Shroff ndetse na Salman Khan. Ibyo nibyo byabaye muri filime yitwa Singham Again, imwe muri filime zatunguye abantu, imwe muri filime zakunzwe cyane z'ibihinde zahuriyemo n'abastari benshi. Iyi ni imwe muri filime z'ibikorwa za action zakozwe n'amafaranga menshi cyane mu mateka ya Bollywood. Ariko se ni gute iyi filime ubundi yakozwe? Ese kuki yafashe imyaka myinshi mu itegurwa ryayo? Ese nayo mafaranga yayishowemo ndetse n'amafaranga yungutse? Uyu munsi tugiye kureba amateka yayo yose, ibyo utaruzi kuri Singham. Wowe kora subscribe ubundi tujye tubana. Ubundi Singham Again ni filime y'abahinde ikinwa mu rurimi rw'igihinde. Iyanditswe kandi iyoborwa ndetse inaterwa inkunga na Rohit Shetty. Uyu Rohit Shetty ni umudirector ukomeye cyane ahariya mu Buhinde. Uyu ni umwe mu bayobozi ba filime bazwi cyane mu Buhinde cyane. Iyi ni filime ikurikira Singham yasohotse mu 2011 ndetse na Singham Returns yo mu 2014. Iyi ni nayo filime ya gatanu muri Shetty Corp Universe, ubwingini rebo isohora amafilime yo mu Buhinde. Iyi ngiyi ikaba yarakurikiye uruhererekane rwa filime zigaragaramo abapolisi b'intwari bahangana n'abagizi ba nabi n'ibindi bigiye bitandukanye. Nk'uko bisanzwe Ajay Devgn niwe ukina mu filime yitwa nka Bajirao Singham. Uyu aba ari umupolisi uzwiho ubutwari ndetse n'ubunyangamugayo. Uyu bari kumwe na Kareena Kapoor Khan, Arjun Kapoor ndetse na Jack Shroff. Uyu akaba ari papa wa Tiger Shroff. Ariko icyatunguranye cyane nuko harimo n'abakinnyi benshi bagaragaye mu bice bito, abantu nk'abakinnyi bataraba ingenzi cyane ariko bagiye bagaragara mu gake na gake. Harimo Akshay Kumar, Ranveer Singh, Deepika Padukone, Tiger Shroff na Salman Khan. Ibi byatumye abafana ba Bollywood hariya mu Buhinde benshi bategereza iyi filime bafite amatsiko mbere yo isohoka, kuko babonaga abakinnyi bose bo muri filime zizwi cyane bagiye gura muri filime imwe. Igitekerezo cyo gukora Singham Again cyatangiye kera cyane. Iki gitekerezo cyatangiye mu kwa 9 2017 aho Rohit Shetty yatangaje ko azakora Singham gatatu ndetse ko azaba ari filime itandukanye n'izindi zose abahinde bigeze bareba. Muri iyi filime gufata amashusho byatangiye mu kwa 9 2023, dore ko byafashe hafi umwaka wose birangira mu kwa 9 kundi mwaka 2024, dore ko amashusho menshi yafatiwe ahantu hatandukanye. Muri iyi filime ya Singham ni warayirebye, amashusho menshi yafatiwe muri Mumbai, Hyderabad, Kashmir, Sri Lanka. Ibi byatumye iyi filime iba nini cyane, haba mu buryo bwo kuyifata ndetse no mu bwiza bw'abantu yerekana. Umuziki wumvishe muri iyi filime, hafi imiziki yose wumvishe yakozwe n'umugabo bita Ravi Basrur, wamamaye cyane kubera gukora umuziki ya filime nka KGF. Iyi akaba ari filime y'indi y'igihinde, wishaka wazayireba. Uyu mugabo yasimbuye Amar Mohili wari usanzwe akora umuziki muri ukurikirane rw'indirimbo ndetse no muri iyi lebo y'abahinde basohora amafilime. Hari kandi n'undi mu character muri iyi filime cyangwa se undi mukina nkuru wagize uruhare mu kuririmba ndetse no mu guhimbiza indirimbo. Abahanzi bo mu Buhinde bari mu bantu babona amafaranga menshi cyangwa se abanditsi b'indirimbo, kuko mbere uko bakina izi filime baranza bagashaka abahanzi akaba ari bo bahimba zino ndirimbo, ubundi bakazaza bakazikina mu majwi bakoresha abandi bastandi akaba aribo bazikina, cyane cyane bano babishyuwe. Iyi Singham Again yakozwe ku ngengo y'imari hagati ya miliyari 350 na miliyoni 375 z'amafaranga y'Ubuhinde, ubwo ni mu marupi. Ibi byatumye ibimwe muri filime zihenze cyane zakozwe muri Bollywood. Amafaranga menshi muri iyi filime ubundi yagendeye mu bikorwa bikomeye bya action irangijwe cyane, ibisaso n'ingaruka z'ikoranabuhanga, ubwo ahantu gukoresha ama visual effects ndetse bari no gukoresha n'ama CGI, ndetse no mu guhemba abakinnyi b'ibyamamare harimo nka Ajay Devgn. Barabose kugira baze muri filime yawe bisaba kuba wabishyuye amafaranga afatika. Iyi Singham Again yasohotse ku tariki ya mbere Ugushyingo mu 2024, yasohokanye n'umunsi mukuru wa Diwali, ubwo ni igihe abantu benshi mu Buhinde bajya kureba amafilime. Iyerekanwe muri sinema zisanzwe ndetse no mu yandi mazu yerekana filime, itanga ubunararibonye bwiza bwo gukunda filime z'ibikorwa. Iyi filime nyuma yo gusohoka abanenga filime ntibayivuzeho rumwe. Aha hari abayishimye kubera ibikorwa bya action n'ubwinshi bw'ibyamamare, ariko abandi bavuga ko inkuru yayo itari ikomeye nk'uko bari babyiteze, dore ko abenshi bavuze ko iyi filime ifite akavuyo. Iyi filime nubwo yakiriye ibitekerezo bitandukanye, abafana benshi bayirebye. Iyi filime yinjije amafaranga arenga miliyari 389 z'amafaranga y'Ubuhinde ku rwego rw'isi. Ibi byerekana ko nubwo itakiriwe kimwe n'abasesenguzi yagize abakunzi benshi. Iyi Singham Again yerekanye uburyo Rohit Shetty akomeje kubaka isi ya filime z'abapolisi ihuza n'intwari zitandukanye. Iyi gahuza Ajay Devgn, Akshay Kumar, Ranveer Singh, Deepika Padukone, Tiger Shroff na Salman Khan muri filime imwe. Iki ni ikintu cyakureye abantu benshi cyane.
Nubwo ibitekerezo by'abasesenguzi bitari bimwe, iyi filime yasize amateka, ni imwe muri filime zihenze cyane zakozwe muri Bollywood kandi ikomeza kuba igice gikomeye cya Cop Universe. Niba wakunze iki cyegeranyo, kanda like, subscribe ndetse usangize n'abandi kugira ngo dukomeze kubagezaho amateka n'isesengura muri filime zigiye zitandukanye hirya no hino ku isi.